zangiritse ni ingwa zitandatu ingoki ine n'izindi z'ubushwi nazo zanagiye ibyo mu nzu byose ndabibona buriya ndarara hanze. Imvura ibintu byose yabijyanye, umugezi wabijyanye, nta kintu narokoye nagiye kubagara. Ujya ubuyobozi buradukunda, badushishikarije kera ngo tuve mu mubande, mbega tukumva ko batwanga. Mvuga ko umuntu wese utuye mu mubande akwiriye kuvamo akajya mu mpinga. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Tugiye kurebera hamwe uburyo amazi yaturutse mu birunga akangiriza abaturage, yateje imyuzure ku buryo yarengeraga abaturage akagera nko mu gatuza. Tugiye kureba rero ibiza ingaruka byabagizeho, tureba ariko n'ubufasha bahawe, ariko twumve cyane cyane inama abaturarwanda bakomeje kugirwa mu guhangana n'ibiza, cyane cyane muri ibi bihe bigaragaramo imvura idasanzwe. Ikaze mu kiganiro cyacu. Mu ijoro ryo kuwa kabiri tariki 19 kwezi kwa kane umwaka wa 2016 mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga no wa Busogo haguye imvura nyinshi. Amazi menshi yaturutse mu mashyamba yo mu birunga maze yuzura mu migezi isanzwe itwara amazi, ariko kubera ubwinshi bwayo asenndera mu nkengero zayo. Umuyobozi w'intara y'Amajyaruguru arasobanura muri make uko ikibazo cyateye. Ntabwo byabiherutse, impamvu ituma byabaye ngira mwayibonye, na ahantu hari uruhurura amazi avaga mu birunga yanyuragamo, noneho amazi yavamo akajya no mu migezi wa Mutobo akomeza muri Mukungu. Siko byagenze rero kuko amazi yamanutse ari menshi, noneho agenda atwara ibiye byinshi ndetse n'ibishyitsi byinshi by'ibiti, noneho ajya gufunga umuyoboro amazi anyuragamo. Awufunze rero amazi aradevia ajya abaturage hari za Musanze ya Gataraga, noneho asenye imirima abaturage. Muri rusange rero hangiritse amazu 20 yashenyutse burundu agomba kuba bundi bushya. Hari nandi 37 bigaga ko mu gihe nayo agomba gusangwa bundi bushya kuko nayo yarangitse cyane. Ikindi rero uko mwabibonye imyaka abaturage yangiritse hafi hegitari zirenga 50 z'ibirayi ndetse n'ibigori. Mu by'ukuri habayeho dega nyinshi cyane ku buryo cyakozwe nuko ari ubutabazi bw'ibanze. Nibyo koko nta muturage wapfuye cyangwa se wakomeretswe n'aya mazi, cyane ko byanabaye nijoro. Ubwo ni byabaye hagati ya saa 3 amazi aramanuka, abaturage benshi bari baryamye n'abana bari mu mago, benshi bamaze no kurya. Habaye rero intervention y'utuga cyane y'abasore ba hano, urubyiruko rwa hano rwa Busogo rwishize hamwe rwose mu buryo butangaje, rufata umugozi ukomeye cyane, noneho baroga bajya mu mazi, umugozi akawushyira mu nzu abantu baheze mu mazu, amazi yagiye kubatwara, noneho abaturage bakaza bambukiye kuri umugozi, noneho gafatwa abaturage bari hakuno y'amazi, asiga abaturage benshi nuko buryo bakize. Abaturage batuye mu murenge wa Gataraga ndetse n'wa Busogo mu karere ka Musanze mu gahinda kenshi barasobanura uko byabagendekeye. Gikandagira muri korodori ya kabiri, amazi yahise aza ansanga mu nzu, abana baza banyora bati mama dutabare turapfuye. Ubwo nta minota 5 yasize amazi agiye kuturengera. Ubwo nahise nurira ameza, maze kurira ameza n'abana ndaburiza, amazi aba yadusingiye ku meza. Amaze kudusingira ku meza nta parafoneri nagasize mu nzu. Ubwo nahise mfata umwana mukuru mukubita ku rutugu ahita azamuka muri parafu. Ndongera mfata uwa kabiri mukubita ku rutugu, undi aramukurura nawe arazamuka. Ndongera mfata uwa gatatu nawe baramuzamura. Ndongera mfata uwa kane nawe baramuzamura. Nanje nkora ku buryo niyahura muri ya mazi, mfata giriyaje zo mu madirisha mpita nzamuka mu madirisha. Mu kugera mu madirisha mbona reka amazi yakomeje kunzamukaho, aba yamfashe mu madirisha. Nanje mpita ndonye nkomeza nzamuka muri parafu. Ngeze muri parafu umuriro buragiye, amazi aba yadusingiye, aba yashatse kurenga amadirisha ari kutwegera. Noneho urubaraza ruba ruraridutse. Ruridutse ndavuga nti n'ubundi iyo twahungiye nta ni mu rupfu, turapfuye birarangiye, reka ya mazi nyiyahuremo abana banje bapfe ntari kubareba.
bonye ndi kubona uko mpisha umunwa ngo ntamira ndavuga byibuze kamanura umwana umwe ngwanye intambara wenda ndokora umwe abandi bagende ariko amazi yari yadufungiranyije ubwo mu kuyiyahuramo mpita nkubitana n'abatabazi baje kuntabara ubwo twahise twinjirana muri ya nzu abana aho bari nticari cakaguye ubwo tumwe nsanga umwe ari kurerembana kano mpetse mpita ngafata ngahereza umwe undi aba yanyuriye nawe ngenda ku rutugu n'undi mutabazi nawe aba yafashe undi ubwo duhangana n'amazi turasama mu by'amahirwe tubona turarokotse ubwo inzu ihita igwa hasi yose uko yakabaye. nahombye ntawa ni byinshi nayo mfitemo n'imyaka ndi umuhinzi n'ubu ugeze mu gafotora hari amafumbire imifuka 5 n'ubu hari ibice birimo nka 4 biri aho ngaho birimo amazi nanone ndetse ibirayi nagomba gutera nabyo birangirika biratemba ko amazi ubwo nyine gamwe muri kugirebera intama nazo ziratemba. noneho ubu ngubu rwose birandenze amazi yahageze nkomanga ku rugi kubera abana aribo bari barimo maze ndakomanga nabo rero kubera ko basa nkaho bari baryamye ntibagira ute ntibabyumva amazi aba arengeye mwako kanya ubwo abaturage baje bafata imigozi bamanika ku iki giti bamaje kumanika ku iki giti abana bakajya baragenda burira ku wundi muntu waruharuje kubarohora bakagenda bafata uwo mugozi bawujyana bari nabo bari hejuru icyo koza baba barohoye ariko ibindi byose ni ukuvuga ngo nta na kimwe bigeze barohora byose byaguyemo. Ku giti cyanjye nari mfite toni 30 z'amasaka muri iyi nzu ubona yaguye hasi harimo toni 30 z'amasaka. Ayo masaka yose yaguye kuko inzu byagiye bwakiye mu gitondo yaguye n'amasaka yasandaye mu mazi yari hafa. Ku wa gatatu ku munsi ukurikiyeho ibiza byabayeho Midimari ndetse na bamwe mu badepite basuye abaturage barabahumuriza. Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi ari kumwe n'uhagarariye intara y'Amajyaruguru ndetse n'abandi bayobozi b'akarere harimo n'uhagarariye ingabo ndetse n'uhagarariye polisi ku rwego rw'intara bakaba barashyikirije abaturage ibikoresho by'ibanze bari babageneye harimo ibyo kwiyorosa, imikeka, ibikoresho byo mu gikoni, iby'isuku n'ibindi. Abaturage bavuze ko bishimiye uburyo leta y'u Rwanda yahise batabara hakiri kare ariko bigaragara ko bari bakiri mu kababaro ka byinshi bari babuze bitewe n'iyo myuzure ndetse badatekereza ko bazabasha no kongera kubibona ku buryo buboroheye. Minisitiri ufite mu nshingano z'imicungire y'ibiza no gutabara abahuye n'ibiza yavuze ko iki kibazo cy'amazi ateza imyuzure mu karere ka Musanze cyari cyarashakiwe umuti ariko ko bagiye kongeramo izindi ngufu dore ko amazi aturuka mu birunga akomeje kongera umuvuduko. Hari ingamba zifatwa mu gukumira ibiza kandi izo ngamba ni nyinshi ariko ndagira ngo mvuge cyane cyane z'umuturage yagira mu ruhare. Icya mbere hari ugufata amazi y'imvura. Hano hose murahareba hano turi inzu zose murazibona uko zubatse nta nimwe ifasha amazi. Ayo mazi afashwe byagabanya ubukana bw'umuvuduko w'amazi agenda aza akabarengera akabangiriza. Ikindi cya kabiri ni ugushyiraho inzira z'amazi. Twabonye nka hariya Busogo ikibazo gihari
amazi arasa naho igenda yishakishiriza inzira aho amazi anyura, ukabona kuko ibintu byaraje byipakiramo, bigaragara yuko ntabwo hari harigeze hasiburwa. Icyo dusaba rero nuko inzira z'amazi zisiburwa, aho zitari zikajyaho, abaturage bagafata amazi, kandi ibyo ngibyo bigahora bikorwa buri gihe, atari ukuvuga ngo birarindira ko imvura yaguye. Ikindi ni ukugira ngo abaturage be gutura mu nzira z'amazi. Niba aha hantu hari inzira y'amazi, wowe ukajya kubaka hepfo yaho, birumvikana kuko amazi azagera ubwo aba menshi agusatire. Ibyo bikajyana no kongera kunoza gahunda y'imiturire, kugira ngo abaturage bakomeze birinde gutura mu manegeka n'abayarimo bayavemo. Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi yasabye abaturage kujya bubahiriza inama bagirwa bakurikiza ingamba zo guhangana n'ibiza. Gusa ibi ntabwo bireba abo mu karere ka Musanze gusa, birareba na buri muturarwanda wese bitewe n'ibiza bigaragara aho atuye. Ngira ngo nibyo tugiyemo, biraboneka yuko muri izo ngamba hari n'izireba leta ubwayo, bisaba ingufu nyinshi, bisaba amafaranga menshi, bisaba inyigo ndende, hanyuma bigashyirwamo imbaraga kugira ngo byibuze hagire imirimo itangira. Turashyiraho timu ziri specialize zibirebe, zivuge twebwe icyifuzo tufite nk'abayobozi, no kuvuga ngo aya mazi ari kuva mu birunga akeneye kubonerwa igisubizo, akabona inzira anyuramo, ntayishakire ngo ajye kwangiza abaturage, agafatwa agakoreshwa ntapfe ubusa. Ibyo rero birasaba ko habaho inyigo iri tekinike, hari zakozwe zikeneye kunozwa, muzi ko hari imirimo imwe yari yakozwe yo kugira ngo bagende bashyiramo tekinike zigenda zica intege ari amazi, ariko bikaboneka yuko uko iminsi yagiye igenda, ibyo bashyizemo byo guca intege amazi byageze aho nabo ubwabyo bisa n'ibishaje, hanyuma amazi akaba ari kumanuka uko yishakiye. Birasaba kureba ngo ese bari babishyizemo bifite ubuhe budahangarwa, nibiba ngombwa babyongere cyangwa bahindure. Abatekinisiye bakongera bakabisubiramo, tukabona uburyo tubona igisubizo kirambye. Mu murenge wa Gataraga haguye amazu agera kuri 21, na mu murenge wa Busogo hagwa amazu agera kuri 16. Mwiboneye ubukana bw'ibiza amazi yaturutse mu birunga yateje mu mazu y'abaturage. Biragaragara ko ahangaha hariho amazi yari yageze, gusa kubw'amahirwe nta muntu waburiyemo ubuzima. Amazu yaraguye, imyaka yarangiritse, ndetse n'amatungo y'abaturage yaragiye. Bivuga muri make byagize ingaruka zitandukanye ku baturage. Gusa mwabonye ko midimari mu nshingano zayo zo gutabara abaturage, babashije gushakisha ibikoresho by'ibanze babifashisha muri iyo minsi. Ariko abaturarwanda muri rusange, twizere ko mubishe ingamba mugomba gufata mu kurwanya ibiza, kandi mukumva ko mugomba kuzishyira mu bikorwa, kuko mwiboneye ko iyo ibiza bije biteza ingaruka nyinshi kandi mu gihe gitoya. Reka tubitse ko ku bindi bisobanuro muhamagara nimero itishyurwa midimari 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kwifuriza ibihe byiza.